tara igesti ije gute ndi mubi cyane asanze ku rubuga mbaga byaranditswe harabivuze kandi hagomba kwandikwa icyo navuze ariko urubuga mbaga uvuga ubushatse kuvuga iki ntabwo mwibuka neza nimba baragwisi mbese ntagiye kirekire gisigaje ntaje kugereka ariko aka kagofero bambwiye ngo ndamutse ngakoze ngakamanura kagashyira hasi imbaraga zawe zose nabazikotora zabazirangiye dushobora kubona tukanaganira ariko anambwiye ngo aganira n'uwapfuye cyangwa nge biriya mbizi mu busi byo bakora bivuze ko ubu ngubu amahirwe kuba gikora nuko utaramwegera ari ukurya na Dieu Salmo ashobora kurya ariko urema mukuru ni esprit spécial we ntabwo yes tubanje kubasuhuza rero nshuti bakunzi ba Daily Vibers TV mwe mukunda ibiganiro byacu uyu munsi twatembereye mu karere ka Rusizi mu bice bigiye bitandukanye kubazanira no kubashakira amakuru agiye atandukanye atuma turushaho kuganira no kugubwa neza mu minsi yashize twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye ariko uyu munsi noneho turimo turaganira n'umuntu nakita yuko nyine nawe ubwe ashobora kwivugira akabibwira kuko nta byinshi turi buze kurenzaho kubyavuze cyane yuko ijambo rye wari ukuri ndi kumwe n'abanyamakuru hano icyo ngiye kubamenyesha nuko ndi kwitegura kuzaza kwerekana ibitangaza iyo mvuze ibitangaza ni ibitangaza nyine ntabwo ari umukino wabanza ukatwibwira ninjye mbese witwa Dieu Createur imana yirabura ndi kuri isi imana umuzungu umuhungu wa David bitaga Salomo ari mu ijuru rya kabiri imana nkuru yaturemye twese iba mu ijuru rya mbere kandi hano nirinze kuvuga byinshi kuko hari ibinyamakuru hari amakuru nigeze gusoma ku rubuga mbaga singwe bukurwa rwo sanga hari byo bagiye bandikisha nge ntavuze ubwo rero nkaba nitaje impuha ibinyoma nge ubwanjye nzizira nerekane ibitangaza kandi nisubiye mu inshuro nyinshi mvuze ibitangaza ninjye ushinzwe amadini yose ari kwisinzima no majuru yose amafuta arimo yose namaze kuyakuraho ubwo rero nta kibazo ninza ikigali cyangwa ku yindi radio nzamenyesha n'aba banyamakuru ko ngiye kuza mbese nabo bazaba babizi nshobora kuzabamenyesha nibyo nababwira ntabwo nshaka ko mbese nibyo mvuze ntabwo nshaka kuvuga byinshi ariko impuha muzitaza icyo navuze icyo nzamvuga nibyo navuze nibyo nabindi by'ububeshya abantu bagenda babeshya nayo impuha ubukomisiyoneri bwateye bwo kubeshera abantu ibyo nge simbishaka nabyitaje yes nibyo rwose Createur atubwije ukuri yuko adashaka impuha nta nubwo bikwiye yuko impuha ziza muri iki gihugu cyacu hanyuma rero Createur twiganirira abantu bari mu kuri twebwe mu by'ukuri twaje kugira ngo tuganire duce n'izo mpuha nicyo tubereyeho twebwe tuvuga ibintu nyine nyir'ubwite yatwibwiriye hanyuma mu by'ukuri tukurebye turabona ufite imbaraga uri umuntu ugisa n'umujene wambaye ingofero yawe y'amabara abiri ese watubwira iryo banga ryo kwambara iyo ngofero ingofero nyambara ku bushake bwanjye ndi umwirabura nshobora kwambara n'ingofero yirabura itarimo irindi bara ariko nanyuza mu irindi bara ndishyiramo ku bushake bwanjye nge Dieu Createur byaba bihuriye nuko dushaka guca ibihuha yuko iyo ngofero yawe yaba irimo imbaraga ukoresha mu ngofero nta miti irimo nta miti kuvuga ngo hari imiti iri mu ngofero oya ni ingofero ariko nzi impamvu nyambara ibisobanuro nimuzashaka ibisobanuro byinshi nzabibabwira ubu ngubu nababwiye nirinze kuvuga byinshi mu ndindiro nzaza nerekana ibitanga nirinze kuvuga byinshi yego twakumvishe Createur ubu ni nakanya ko gukosora bya bindi bitangazamakuru byandika nyine byagiye bitangaza hanyuma tuganira nk'abantu bari kumwe mu by'ukuri nk'igitangaza wenda nubwo tuzagutegereza ariko ikintu cya mbere uzabanza guhindura ubona giteye ishozi ni ikihe ahangaha ndabasobanura nti ahangaha ku buryo umaze kumbwira ibyo muzakosora muzabanze mubabwira ati amakuru yanditse ku rubuga mbaga
yasanze atariyo atari byo yavuze, we yifuza kuvuga icyo avuze nicyo akaba ari cyo kivugwa. Ku bindi bitangaza rero, mbese ku bitangaza nzerekana, mwe ubwanyu muzabyumvira kandi muzanabibona, mbese nzaza bikore mubyumva mwese. Ntabwo ari ukurobana, nta kurobana umuzungu mwirabura, no, ari abize ari abatize mwese muzabyumva. Mbese nakubwiye ubu ngubu nirinze kuvuga byinshi, ibindi muzabimbaza nahageze. Nabyo munamaze kubumva, byumvise twaganire namwe, ariko mwe mundindi nzaza kandi namwe nzabamenyeshe, mwa abanyamakuru turi kumwe nzabamenyeshe ngiye kuza cyangwa ngiye Kigali cyangwa nje kubamenyesha ibi n'ibi n'ibi. Ndumva nta kibazo kirimo. Hanyuma Createur, waba ufite nk'imyaka ingahe? Ubundi njye navutse 1952. Ubwo njye navuze 1952, ubwo namwe mwabyumvise. Natwe twaza gukora yacu. Hanyuma se Createur, ku muntu yenda utamuzi mu buzima busanzwe, turabona uri umuntu ukunda gusabana n'abantu, ariko se by'umwihariko wo kunda iki? Ku byo ngunda na mbese nirinze kuvuga byinshi, kunda byinshi. Createur, yangana tuganirize. Ngiye nigutu nabiteguye. Miracle navuze, miracle mwese nakurobanura ngo yarize no. Mwese kuzubitanga bitanga. Twitegure yuko twese ugiye kudukura, ugiye kuturimbura. Createur, hari akabazo kanyuma kajyanye katajyanye ndano niyo nani nakajyanye n'izi ngamba. Urabona ko covid yarateye yugarije isi yose n'u Rwanda rurimo, ariko by'umwihariko twageze hano dusanga muri irinda, wasanze kandagira ukarabe, dusanga mu dupfukamunwa. Ariko se wowe covid uyivugaho iki? Ingamba zirimo zirafatwa, uri kuzigira muri ruhari? Covid nge nababwira ko mbese kubyerekeranye indwara, uretse n'indwara iteye, nababwira ukora isuku ndagiye kure. Naho ubundi ngiye gusobanura gusesengura ni byinshi nababwira aho ngaho. None se nk'Imana, mu by'ukuri watubwiye kuri Imana, ntacyo wakora kugira ngo iyi ndwara ubashe kwikuraho, twongere tugende tutambaye udupfukamunwa? Nakubwiye ni byinshi nari kuvuga ko ubu nabyirinze bitewe n'abantu. Hari abantu bagira impuha rero, izo mpuha sinzi nshaka, ndashaka mwese nzabivuge mwese muhari munabyumva ati kabisa. Twiyizeye none uyu munsi kugira ngo tuganire. Createur, mushobora kuzamenyesha bagenzi banyu ati yatubwiye ari kwitegura azaza yerekana ibyo bitanga. Akabazo kanyuma k'amatsiko, twaganiye n'abantu bagiye batandukanye, ariko uretse nyine nuko wa mugani utashatse kutuganiriza muri aya masaha, ariko batubwiye ko hari utuntu tudasanzwe wagiye ukora mu myaka yashize, tunyuremo nka tubiri muri two. Ibyo rero nibyo nashakaga nabwo kubabwira. Hari ibyo abantu tuvuge babonye nkiri umwana cyangwa iki bashobora kuvuga impuha, ariko izo mpuha njyewe ugomba kuzitazana kure kandi sinazishaka izo mpuha. Nimba nakubonye ukiri umwana mutoya utambaye ipantaro cyangwa ishati, nakubona ubu ngubu nkakubona wambaye ipantaro n'ishati, niho uzana impuha. No, izo mpuha sinzishaka njyewe ubwanjye mu ndindire nzaza. Bivuze ko turi kuvugana n'undi utari Createur? Dieu Createur, Dieu Pierre, wangize Imana, wangize Createur, ni Mana nguri yaturemye twese. We ni esprit special, ntabwo ari kimwe n'izindi za esprit. Yatoye umuhungu wa David wo bitaga Salomon, amugira Imana, ari muri deuxième ciel. Imana nkuru iba muri première ciel. Nge Dieu Pierre ndi kwisi. Bivuze ko ari utegeka isi? Isi ni gitaka, ndawutegeka igitaka. Nje nkontura abantu bose n'abaspi bose muri kwisi nzima n'amajuru yose kubyerekeranye amadini abantu bagiye bahimba ubufuti bwari burimo nabukuyeho kose. Biragaragara yuko ushobora kuba ufite imbaraga zidasanzwe zo gukuraho amajuru, gukuraho amafuta abantu bakora ku isi. Ariko by'umwihariko hari akabazo kamwe nagira ngo kubaze kanyuma, urabona uzahera kuri hedini n'ujya gukuraho abantu bakora amafuti?
amafuti yose yarari ku madini yose niko nayavanye mwe mu ndindire bivuze ko ubu ngubu amadini ariho noneho akiranutse kubera ko amafuta yavuyemo mwe mu ndindire ndikoza nakumvisha wambajiye byinshi kandi bike mu ndindire Createur ariko ubundi ukunda gukina uwuhe mukino tuvuge mu buzima busanzwe ukunda gukina iki ubundi kiri mu ishuri nakinaga umupira ariko si bwa cyane football ibi by'abana mu ishuri mwaka wa gatanu wa gatandatu waranize burya nigeze kubikubwira narize ko ntabwo nongera kuvuga byinshi wagarukiye mu uwuhe mwaka nakubwiye ko nigeze kubikubwira uyu munsi noneho twari tuje kugira ngo bitubwire ku rwego rw'amashusho udufashe ducizo mu abantu batambutse fotore n'ishapo yanjye igaragare Createur hanyuma se Createur Nyiribiremwa umuremyi je peux créer shobora kurema na Dieu Salomo ashobora kurema ariko niba ushoboye kurema mukuru waziduhaye ni ukuvuga ngo niba ushoboye kurema ushobora no gukuraho ibyo warema Createur waba ufite umugore mu kiganiro cyacu na Createur hari ibintu tubona ku isi bidasanzwe nkuko watubwiye ko muri Imana eshatu ukaba wemera Imana yo mu ijuru turajya tukubaze hari ibintu abantu bakora cyane cyane bavuga ngo ni abapfumu nkawe Imana iyo uyobora ibyo byose icyo kintu kivugaho iki Dieu Createur Dieu Mbarushimana Pierre navuze ko shinzwe amadini ngiye ukontrola amadini yose ari kwitsinzima no majuru yose abantu bage bahimbahimba ubufuti bwose nabukuyeho ari hari nibiba kaba magicien basorcier bafetishe mu madini bamwe na bamwe ntabwo babisobanukiwe neza ari uburozi ubupfumu amaji arababikora kuri ba esprit za esprit mvuze ntabwo ari umwuka esprit ntabwo ari umwuka esprit ni esprit bo hari n'ababibona ku bantu bapfuye bagahamagara abapfuye bakaba baganira nabo mbese amakuru yaba menshi ibyo nabyo ndabikontorora mbizi mu busa mbese bivuze ko ushobora kubahagarika wabishatse navuga ngo ushobora kubihagarika rurema mukuru twamaze kubyumvikana nawe igihe hazaza ku isi maji ubupfumu uburozi bizahita kubihagarara ako kanya ariko bite bihagarara biveho bizahita nta bupfumu nta burozi mbese nta bamagicien abamaji abarozi abapfumu bazongera kubaho Imana nkuru niza ku isi bizabiranga ariko nawe uko bivuga Imana nkuru birumvikana nkaho ufite uwukorera nge ngomunikana n'Imana nkuru tubiziranyeho uvugana mu cye kirimo aho nirinze kubabwira nabasobanura ibyerekeranye ubupfumu burozi bumaze ariko ku iki kiganiro kiryoshye mu byo muba mwarize kudatanga amakuru yose cyangwa kutamena n'amabanga yose twe turi kwiganira cyo gihe muzanyumva mbese byose nzakira hejuru n'ibyo mutari muzi muzabimenya tegereza imyaka ingahe oya ntaby'imyaka ubu ngubu ndindiriye ubu ngubu ahantu hamwe ndi gukora umurimo ariko sinanabona uburyo bwo kuba nashobora kuba nagera nk'i Kigali nonaha cyangwa gushaka k'abanyamakuru nabwo haraga udufaranga dukeya nshobora kuba nashakisha nkaba mfite umufuka ufite imbaraga ntabwo ushobora gutega akataro ukagera nk'i Kigali njye nakubwiye sindi mu maji sindi umupfumu sindi umurozi ariko urabakontorora bivuze ko ibyawe birenze ninjye bose mbese aho bakura ubwo bushobozi ku ba esprit abo ba esprit bose nabo ndabakontorora ku byerekeranye hari abajya baza kugucishirizaho nababwiye sindi umupfumu sindi n'umuraguzi sindi n'umurozi ariko ibyo bakora
bizi mu busa nanjye bakontorora. ukoresha izihe mbaraga wowe kugira ngo bakontorore? Nsanzwe mbizi. ariko hari abatubwiye ko nawe kera wabikoraga. Barabe bese ni bene ibyo rero nababwiye nirinze kuganira namwe byinshi ko ari abantu bagiye bayobya abantu bababwira impuha, ibyo nabyitaje. Barababese hari impuha bagiye bababwira zitarizo. Orke nge nimumboniriya ibyo nzavuga n'ibyo nzakora muzavuga c'est vrai. Uyu ni créateur kabisa. ariko Createur mu by'ukuri njye ndimo ndakureba nkumva ibiganiro byanjye nawe byakomeza kugira ngo n'abadukurikiye kuri Daily Vibers TV bari mu mahanga yenda babe bagushaka kugira ngo bakomeze kubafasha, yenda abakora izo esprit bakontorore neza ntibaze kurengera ngo bagire ibyo bangiza. Birashoboka ko abahana nimero ya telefone? Gweza nimero bandi nimero ya telefone. Abadukurikiye kuko televiziyo yacu ikurikirwa hose ku isi. Aha, nimero ya telefone. Nimero za telefone yanjye 078 43 14 22 6. ariko gukoresha igifaransa cyane no mu byo wize kuvuga cyangwa gukontorora igifaransa nacyo warakize ku rwego rwo hejuru. Igifaransa nacyo icyo cyonyine naringiye kuvuga byinshi. ariko Dieu Createur dufashe utubwire, ushobora kuba ufite indimi nyinshi cyane uzi, dusangize nibuze kuri zimwe muri zo. Umva ubu ngubu mbese ibyo nabamenyesheje namaze kubamenyesha, ariko kubazabona nimero za telefone zanjye kubyo bazavuga commentaire naye babujije barindire mirazereka ndishire ko zigomba kuba zizaba. Bivuze yuko twategereza nyina mbese ntagiye kirekire gisigaje ntaje kugereka. ariko aka kagofero nakomeje kukibaza, akagofero bambwiye ngo ndamutse ngakoze nkakamanura kagashyira hasi, imbaraga zawe zose nabazikontoreza zaba zirangije. Barakubeshya ingofero n'undi muntu ashobora kwifata naho umuntu yayinyiba, ariko ayinyibye ntacyo amarira cyangwa banayigaruye. nta kintu kirimo muri ingofero, nta muti nta kintu kirimo, ariko je nyambara ndi créateur. None ko icyo utakoresheje ingofero nini nk'iz'abandi tubona basanzwe ba izi nizo nahisemo ntoya kujya nyambara. Ewa twaganiriye byinshi, ariko ikiraho n'abazabona nimero zanjye za telefone bazirinde commentaire sinzishaka. Miracle nzazerekana kuko za commentaire zimwe nazangiye impuha, hari ibyo nasanze ku rubuga mbaga byaranditswe ntarabivuze, kandi hagomba kwandikwa icyo navuze. ariko urubuga mbaga uvuga ubu ushatse kuvuga iki? Ntabwo mwibuka neza nimba baragwisi ni kuri telefone naye bonye sinimuka ruruhi. Wabonye kuri telefone ubona handitseho urubuga mbaga? Urubuga nkoranyambaga. Subiramo twumve Createur. Urubuga nkoranyambaga nasanze atariyo navuze, kandi nge nifuza ko akwandika icyo navuze akaba ari cyo cyandiko cyangwa akaba ari cyo kivugo. ariko ubundi wowe ukoresha uruhe urubuga mbaga mugani wa? Nge nkunze gukoresha nduze kuri Facebook, ariko ubu ngubu na WhatsApp ndakeka na njya mfungura kuri WhatsApp rimwe na rimwe. Izina witwa kuri Facebook niriye ku buryo umuntu ashobora kugushaka mukamwaganira? Dieu Createur. Naho kuri WhatsApp ukoresha ya nimero watubwiye? Ukorana ni telefone? Telefone yanjye zama telefone. Oy, ibyo ndabizi, ibyo ni ibintu birebire nabasobanura. Smartphone urayifite nakone n'umusirimu, ariko uko mbona wa mugani Imana ifite umusatsi w'umweru, Imana kwidasanzwe. Okay. Bo. Ibyo nababwira ibyo muzabimbaze muzabimvuna. Muzabimbaze. Muzumva tara igeste ije gute? Ndi mubi cyane. Ariko ubu ushobora kwigira umusore, kwigira mutoya.
imana yaturemye twese ariyo mana nkuru yaraduhaye njyewe n'uwo muhungu wa David bitaga Salomo yaradukijije cyane. ushobora kuba waravukiye mu kindi gihugu kitari u Rwanda uretse ko ururimo. Ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda. Ko numva kuvuga ikinyarwanda bikugora ukoresha igifaransa cyane. Ewa ibyo nakubwiye ni mbese ibyo nakubwiye ibindi muzaba mbese ibyo nakubwiye ndakeka ari ibyo ngibyo nabwiranije. Ubu ngo sinshaka kuvuga ubu dushaka ibyo nababwiye muri make mbese. Ubu ushaka kwitabira amateraniro yawe naza ryari? Njye si ngombwa ngo njye mu kiliziya ngo nigishe. Oya ni ibintu marake mbese najya kure ngiye kuvuga. Createur mwe mundindire bivuze yuko ufite urusengero? Oya Imana yaturamye twese yibera mu ijuru rya mbere uri mu rya gatatu. iyi ni tero ni isi ntabwo ari ijuru. Tonu ubutaka. Nta sengero nkeneye njyewe sinjya nsenga Imana eshatu ndibaho dusengana. Ntabwo ari ngo musengane muri Imana eshatu. Ewa ibyo nakubwiye umunyamakuru kandi nabikubwiye. Mbese mu ndindi uri hafi kuza. Voilà kandi muzabimenya uzanabibona. Okay ibyo navuze nabwo icyo navuze ni miracle apana ibingibi bavuga ngo abanyamakuru bagiye kubona n'umuntu ngo yerekanye ibintu ngo ni iby'imikino. Nta by'imikino ibyo ngibyo byose navuze ibitangaza ni ibitangaza ku isi yose ndakurobanura ngo uyu n'umuzungu n'umwirabura mwese mukumva ati c'est vrai ibi ni ibitangaza Createur. Wozaza uje gukosora ibyo abandi babeshye. Ewa nabangiye kure umunyamakuru kukubwira ibintu kibyo. Hanyuma hari umuntu bita Sarongo ujye umwumva akora iburasirazuba ngo ni umuntu w'umuvuzi gakondo. Nigeze no kumwumva nigeze no mbese no gusoma ibintu bimwe na bimwe ngo nimba ari umupfumu nimba ari kisimbizi. Icyakora ntagiye kure nababwiye maji sorcery fetish ubupfumu burozi ya maji ugirwe mamukuraza byose ako kanya kubihagarara. Uriya se nawe ushobora kumukontorora biri yakoresha tutazi niba ari umuvuzi cyangwa niba ari maji ariko avuga ko ari umuvuzi ko arabavura wamuvura wamukontorora zira mbaraga akazishyira hasi. Ibyo tubiganire nabangiye kure kuko anaje akambwira ati dore iki ngemite gava bitakomenya ibyari gukora. Bivuze ko ubu ngubu badashobora gukandagira aho dushobora kubona tukanaganira ariko anambwiye ngo aganira n'uwapfuye cyangwa nge biriya mbizi mu busi ibyo bakora. Bivuze ko ubu ngubu amahirwe kuba agikora nuko utaramwegera ubanza umuzimye. Ambaho nyakuri nabangiye ko nakubwe mwe mundindire gusa mwe mundindire muzanyumva. Kontura kwisinzima no majuru yose apana kwisi gusa ariko ko muri umusimu cyane ukunda kurya iki? Yewe nikundira ubugari ibijumba umuceri mbese ikiribwa icyo cyose nshobora kwirya. Nibyo umva ngo ndi Imana mfite corps umubiri ndi umuntu hari ukurya na Dieu Salmo ashobora kurya ariko urema mukuru ni esprit spécial we ntabi. Atunzwe n'iki? Kubona uri no kunywa? Ndi kunywa koka mwambaye nta kibazo. Kunywa ndanywa n'izoga ndanywa byose njya nsafisha. Dieu Createur areki usoza nabashimye kuba mwaje turaganira ari no kumenyesha mbese no kumenyesha cyangwa kuvuga
Createur yatubwiye, Createur Dieu Mbarushimana Pierre yatubwiye azaza kerekana miracle, pas question de commentaires zaza nyuma amaze kwerekana ibitangaza, kandi ntabwo avuze ngo ni iby'umukino nk'ibi babwira abantu ngo ni za théâtre, non, miracle ni miracle, mwese mukazumva ko c'est vrai. ariko Dieu Createur gerageza iyo message ushyire mu gifaransa. Oya ubu najya kure mbo nibyo nzavuga mu gifaransa no mu kinyarwanda, mwese icyongereza ntago uzabasha kugikoresha, ubwo nabangiye kure kubivuga, ubwo nk'abanyamakuru bashobora kuzumva ibyo navuze nabo bakabavuga mu cyongereza mu gishinwa ibintu n'ibyo. Yes. Murakoze rero cyane Dieu Createur, twagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, tubwire inshuti kuza kugikurikira kuri Daily Vibers TV, kandi mukabamenya icyo azavuga nicyo, voilà, icyo azavuga kandi miracle zerekana, mwese muzumirwa muzatangara ati ujyo twajyaga tubona hariya ku Rusizi cyangwa hehe kumini gutya bimeze. Okay. Yes, nkuko nabibabwiraga rero turi Daily Vibers TV, twari twasuye umusaza avuga yuko ari umuntu ushobora kurema, Createur, avuga yuko ari Imana ya gatatu. Imana ya mbere ni rurema mukuru waturemye twese, ariwe Esprit Special. Uwo Mungu muzungu mvuga Dieu Salomo no Mungu wa David bitaga Salomo, puissance ye ni yanjye Dieu Mbarushimana Pierre, nta urutundi puissance. Ubwo dukurikira Imana nkuru icyarimwe, ubwo murumva nta mana kabiri cyangwa ya gatatu, kuko puissance ye ni yanjye ni kimwe. Arakoze cyane kubisobanura. Yes, Createur rero turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza Ohaye Daily Vibers TV. Turasaba abadukurikiye bari hirya mu mahanga, mu Rwanda, mu Burundi, muri Amerika, ku mugabane burayi hose, gukora subscribe bakajya bakurikira ibiganiro byacu. Reka tubasezereho rero, mu by'ukuri yaba bashaka kwamamaza kuza kumenyekanisha ibikorwa byabo, twabashishikariza gukurikirana Daily Vibers TV kuko ni televiziyo nziza ishobora gukurikirwa n'abantu benshi kwisi hose. Murakoze cyane rero, ngewe nari Joy Presenter.